kintu ari guteganya ko tuziga guhera ejo. Imana ishimwe cyane. So kumenya rero no gushyira in practice ibyo twiga n'ibyo twumvira hano, iyo niyo password yo kubaho ubuzima Imana ishaka kuba. Icyo kintu kizirikana, kandi bizarushaho kukubera byiza ari uko ubisubiyemo, kongera bijyamo ukabyitaho kugeza igihe uzamara kumva ko wabaye grounded mu bumenyi bw'icyo wagizwe kuba cyo n'icyo waherewe ubuntu muri Kristo Yesu. Nta nubwo mvuze kandi ko icyo gihe nikigera aribwo uzagira, aribwo uzasubika, ahubwo nibwo uzarushaho kubikunda cyane. Ibi bintu bibamo nibwo urushaho kubikunda cyane. Niko Paulo yandikiye mwene data Filemon akamubwira ngo gusangira ko kwizera kwawe ngo kukubere ukugirira abandi umumaro, kubwo kumenya neza icyiza cyose kiri muri twe duheshwa no kuba muri Kristo. So kumenya neza rero icyiza cyose kiri muri twebwe ni ingenzi cyane. Muri ibi bintu ni password. Twabonye ko isezerano rishya cyangwa se mu isezerano rishya isengesho ryo kwizera, isengesho ryo kwakira. Twabonye ko kwizera ari ukwakira. Mu gihe usenga, Yakobo 5:14 na 15, rimwe mu masengesho twakunze kwibandaho cyane. Uyu ni Bahati Emile. Emile muvandi, ndagusuhuje ngo haye n'ikaze hano, ugume hano mu materaniro tuyasoze. Urabizi uri umuhungu wanjye, ujye unyumvira. Turaza kuguhemba nituza ka promotion, turakuha link muri comment kuri group nayo nakuza. Bibiliya iravuze ngo muri mwe nuko bigenda. Nawe soma Filemon ari kumubwira ngo bari kumubwira ngo bibe ubwa Onesimo uzawunyishyuza, ariko nawe ubuka ko nawe hari undimo mwenda muri mose yawishyura iki ko yamubwirije ubutumwa bwiza. Kuzura umwuka we. Ubwo rero ninzajya mwishyuza azishyura, nzajya mufatira naho mubonye mubwire ngo uguma aho ngaho. Ubu nta nubwo yemerewe kugenda. Wabyumvishe ni nabona yanagiye, dore ko abana bo batacyumvira. Muri mwe hariho urwaye, natumira abakuru b'itorero bamusabire bamusiza amavuta mu izina ry'umwami. Ariko uyu munsi ndi kumva nshaka kubasiga amavuta. Kandi isengesho ryo kwizera rizakiza umurwayi umwami amuhagurutse. Naba yarakoze ibyaha azaba abibabariwe. Hari igihe ijambo twarisomaga tukavuga ngo tuzaryiga ahantu hamwe na hamwe, nkahita ngenda nkaca muri farumasi nkazana litiro n'igice y'amavuta yerayo, tugataha twayamaze, kandi tukagura n'amaseriviyete amapaki nk'umunani, abantu bakihanagura bikanga bakayacyura. Ayayayaya, ariko nari narahombye. Uzi ko nari amavuta ateka agafiriti neza ari ayerayo. Twabonye rero ko gukira k'urwaye kudashingira ku isengesho abakuru b'itorero basenza, ahubwo twabonye kuko gukira gushingiye ku isengesho urwaye asenga, ari ryo sengesho ryo kwizera cyangwa se ryo kwakira. Urwaye niwe uba ukeneye kugira gute, niwe uba ukeneye kwakira, niwe uba ukeneye gukira. Niyo mpamvu uwo urwaye ari ugomba gusenga. Twabonye ko yanasengerwa cyangwa se agasengerwa, yewe n'ijana bakamusengera na 200 bakamusengera. Twabonye ko bamusabira, ariko twabonye ko atakakirirwa. Natwe hano rero niko bimeze. Iyo turi gusengera abantu ntabwo tuba tuzi niba bari kwakira. Ikindi nta nubwo twanabasha kubimenya, usibye kubyizera. Tukabyizera kubera ko mwabyigishijwe, ariko ntabwo tureba mu mitima yanyu ngo tumenye ko muri kubyakira. Nta n'ubushobozi, mu bushobozi twahawe, mu bushobozi dufite ni harimo ikintu cyo kwakirira abandi bisubizo. Niyo mpamvu ari wowe ugomba kwakira rero. Iyo wakiriye ubusenzi isengesho rikugira gute, riguhagurutsa muri situation urimo. Twabonye ko mu butumwa bwiza bune 4 Gospels, Matayo, Mariko, Luka na Yohana, nta kwizera babwirwaga bari bafite. Niyo mpamvu Yesu yababwiraga ngo iyo muza kuba mufite kwizera, ngo naho kwaba kungana gutya cyangwa se gutya, byaterwaga nuko nyine ntako babaga bafite. Niyo mpamvu yababwiraga gutyo. Nibyo twabonye ejo. Bavuka ubwa kabiri, ariko bamaze kuvuka ubwa kabiri barakiriye Mwuka Wera muri bo, ntabwo bongeye kuvuga amagambo nk'ayo.
amwe n'ayo ngayo, ahubwo barabwirwaga bakabwirwa ko bafite kwizera, bakabwira ko bagabanye kwizera kw'igiciro cyinshi, nibo batangiye kwihamiriza, baravuga ngo ni ukwizera k'umwana w'Imana, ngo niko kubatera gukora ibyo bakora byose. Ibyo twarabibonye ejo, kandi twabonye ko uwizera Yesu wese aho ariho ari ku isi yose, yaba ari mu mubiri yaba atakiri mu mubiri, uwizera Kristo wese aba afite kwizera kuzuye muri we. Twabonye ko kwizera k'umwana w'Imana kuguma muri we. Iyo umuntu yakiriye agakiza aba yarakiriye iki? Iyo umuntu yakiriye agakiza, twabonye ko aba yarakiriye kwizera kose azakenera mu buzima bwe bwose. Ubutumwa bwiza twabonye ko atari ubutumwa budusa kwizera, ni nayo mpamvu Bibiliya ivuga ngo ubutumwa bwiza, ngo ijambo ryo kwizera tubabwiriza. Ubutumwa bwiza bwitwa ijambo ryo kwizera. Umuntu wese wakiriye ubutumwa bwiza aba yarakiriye kwizera kose akeneye kandi azakenera iteka ryose muri ubu buzima. So nababwiye ko rero mugomba kujya mutega amatwi, mukazirikana kandi mukita ku nyigisho zibahishurira Kristo, inyigisho zibamenyesha abo muri bo muri Kristo, kandi n'inyigisho zibabwira icyo Kristo yabahaye, kuko ibyo nibyo bibagirira umumaro gusa. Muri uyu mwami wacu turimo mu Baroma 10:10 ngo umutima ni umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka, akanwa akaba ariko yatuza agakizwa. Ku murongo wa 17 ngo kwizera guheshwa no kumva iki? Kumva ijambo rya Kristo. Ijambo rya Kristo ni ijambo ry'ubutumwa bwiza. Ijambo ry'ubutumwa bwiza twarabibonye ko ari ijambo rihishura cyangwa se rivuga imibabaro y'umwami wacu Yesu Kristo n'ubwiza buzayiheruka. Ubwiza buzayiheruka ni wowe, n'ibyo wahawe, n'icyo wagizwe kuba cyo. Imana ishimwe cyane. So kwizera rero waguheshejwe no kumva ijambo rya Kristo. Bivuze ko umunsi wizera ari nawo munsi wahereweho kwizera. So from today ndakujije rwose mu masengesho uzasenga. Bahoze bashima Imana ukuntu ubuzima bwo gusenga bwahindutse. Mu masengesho uzasenga ntuzongere gusengera icyifuzo cyitwa kwizera, ntuzongere kugira icyifuzo cyitwa kwizera. Pawulo abwira Abefeso mu gice cya 2 ku murongo wa 8, arabwira ngo mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Ariko ngo ntago byavuye kuri mwe, ahubwo ni impano y'Imana. Ibitaravuye kuri mwe ni iki? Ni ubuntu no kwizera. Imana ishimwe ko ubuntu no kwizera byose ari impano y'Imana. Yandikira Abakorino ba 2 mu gice cya 4, urwandiko rwa 2 yandikiye Abakorino igice cya 4 ku murongo wa 13, aravuze ngo natwe dufite uwo mutima uvugwa mu byanditswe ngo nizeye nicyo cyatumye mvuga. Imana ishimwe cyane. Ngo natwe turizeye nicyo gituma tuvuga. Bagiye kukibahereza icyo cyanditswe. Natwe turizeye nicyo gituma tuvuga. Murabyumva neza? Ikintu gituma tuvuga nuko twizeye. Ntabwo igituma twizera ari uko tuvuga. Ntabwo tuvuga kugira ngo twizere. Ahubwo igituma tuvuga nuko already twizeye. Leko shari marikando. Byose tuvuga tubivuga kuko already twarangije kwizera. Imana ishimwe cyane. Umubiriva rero nta kibazo na kimwe kijyanye no kwizera agira muri we, ahubwo ikibazo umubiriva agira ni ubumenyi. Ubumenyi buhe? Ubumenyi bwerekeye uwo yizeye, cyangwa se bwerekeye ubuzima uwizeye abamo cyangwa agomba kubamo cyangwa agomba kubaho. Ariko ku kintu kijyanye kuri subject ijyanye no kwizera, it's a clean sheet. It's a clean sheet. Nta mwenda, nta kirarane, nta cyuho, nta gihanga cyangwa se ikindi kibazo icyo ari cyo cyose kiri mu muntu wizera Kristo Yesu, kiri mu kwizera kwa Kristo wewe wizeye wakiriye muri wowe. Yesu yaravuze ngo ibyo musaba byose mubishyizeho umutima. Jambo twabonye rikomeye cyane ngo mwizere yuko mubihawe kandi muzabibona. Uyu munsi ibyo nibyo bikureba, ni ugushyira umutima ku byo usaba. Expectations zawe
zikagenda zigena intumbero y'icyuzi. Icyuzi, icyo uzi, icyo ushaka, icyo wagizwe kuba cyo kikaba ari cyo gisubizo cy'iryo usaba. Ariko Imana ishimwe cyane, muzi ko Imana yaduhaye ibisubizo mbere y'uko dusaba. Ndi kwirinda kubyirukamo cyane, ndi gusa nk'ukora samari ibintu nagiye mbigisha kugira ngo naza gufashwa nkabasiga mu iteraniro. Ariko reka ngende gakeya nubwo naza kwiba iminota bakoresha bashima Imana. So iyo bimeze bityo rero, ikintu ukora urabyakira. Kwizera ni ukubyakira, ubundi ukabibona nyuma, cyangwa se ukabibona, cyangwa se ukazabibona. Uyu munsi rero birashoboka cyane. Kubera iki? Kuko muri we niho wakiriye mwuka w'Imana. Mwuka w'Imana kumwakira biravuze ngo ni ukubyarwa n'Imana. Uri umwana w'Imana kandi umwuka wera atuye muri wowe. Haleluya, haleluya. Urumva rero ko wuzuye, uri muri Kristo, wuzuriye muri we. Habarasotorikali yamandere busaine. Mana yanjye, Mana yanjye, Mana yanjye. Kristo nawe arakuzuye mu buryo bwa mwuka wera, uruzuye. Haleluya, kandi urujujwe. Niyo mpamvu nta kibazo kwizera kwawe cyangwa se kwakira kwawe gufite uyu munsi. Yewe nta n'ikimana iri kugusaba kugira ngo ugikore, ugire ikintu ukora ku kwizera kwawe, yaba change, yaba modification, yaba retrofit. You don't have any mandate of working something real or big on your believing, because you are already a believer. Niki Yakobo rero yadressinze mu gice cya mbere amagambo twahereyeho. Ntabwo yigeze yerekana ko kwizera guki cyangwa se kwizera gupfuye ari ikibazo kuwizera, ahubwo yadressinze ishu y'ubwenge. Twarabibonye muri Yakobo 1:5 haranditswe ngo ariko niba hariho umuntu muri mwe ubuze ubwenge, n'ubwenge abusaba Imana iha abantu bose itimana itishama, kandi azagira gute? Azabuhabwa. Ntabwo yigeze avuga ngo niba hari umuntu muri mwebwe ubuze kwizera. Abo yabwiraga ni abafite kwizera. Porobureme abizera bagira n'imwe, wahala n'imwe ni knowledge, ni ubuzima buke, ni ubumenyi buke, ubumenyi buke budahagije cyangwa se butari bwo kuri kamere y'Imana. Niyo mpamvu umunsi gato twarabonye yahise avuga ku bantu b'imitima ibiri. Aravuga ko nta kintu na kimwe bateze bazigera bakira kivuye ku Mana mu gihe batazi, cyangwa se mu gihe bayizi nabi uko itari. Murumva rero ko ikibazo cy'aho knowledge atari faith. So utamenya character y'Imana biznoho kabyatinga uburyo usengamo. Nudasobanukirwa uri we cyangwa se ngo umenye icyo uri cyo, bizafectinga uburyo wowe usengamo. So muri kumva rero ko mbere na mbere bitangira mu gusobanukirwa kamere y'Imana, kamere y'imihe, kamere y'Imana ishurirwa muri Kristo Yesu. Ubundi iyo revelation twagize ikaba ariyo iguhishura wowe wizera. Haleluya, hano ndahakunda cyane. Iyo umenya Imana ukayimenya uri umwana wayo, nawe uba uri kwimenya. That's all. Ntabwo bisaba za calcul na matematike, ahubwo bisaba kugira ubumenyi buturuka mu guhishurirwa uri mu byanditswe. Mu byanditswe rero niho ushobora guhishurirwa, niho ushobora kumenyera Yesu. Yesu niwe wenyine ufite ukuri gusobanura uko Imana imeze. Nta wundi muntu, nta yindi religion, nta kindi gitangazamakuru. Kristo wenyine niwe kuri, niwe ufite revelation, niwe ufite ubumenyi bushobora kugusobanurira uko Imana iri, uko Imana imeze. So iyo umaze kumenyera Imana rero muri Kristo Yesu, biba bivuze ko wamenye uko Kristo ari, kandi bivuze ko ari imfura muri bene benshi, kandi kuba ari imfura muri bene benshi bivuze ko yasangiye umubiri n'amaraso nabo, bivuze ko yacaye neno. Ubwo surumva koko usibye kubeshya, ntabwo wakiyoberwa wamenye grand frère uko yavutse niko twavutse. Ko salama rekosi yalamando. Haleluya. Mana umunsi mubwira ngo uri umwana wanjye, uyu munsi nakubyaye, ni umunsi yaravutse, ni umunsi yarazutse avuye mu mva. Uwo munsi natwe ni wo munsi w'agakiza twakiriye. Imana ishimwe cyane.
so rero ntibakakubeshye, ntabwo bakwiyoberwa wamenye marezeteri amando. Haleluya. Ntabwo werwata kandi wamenye Kristo, ntabwo bishoboka. Niyo mpamvu buri munsi hano hagisho zisho Kristo ari we, nagira ngo mbashishikarize namwe bene data n'abayemire kwandinga amateraniro yacu, ugatega amatwi nicyo kintu kizana umucyo. Amateraniro y'abera ntabwo ari aha gusa, hari n'ahandi. Abera barahari buzi isi yose, kandi abeza bakubwira nuko baba Kristo. Iyo uri kwakirira ihishurirwa, uri kuba free to be grounded and enjoying what Christ has provided. Praise God. Oh, hallelujah. My God, my God, oh my goodness. I am enjoying this sonship relationship. I will keep enjoying the things He has provided in the work of redemption. Yamando narindi kubabwira ngo sinzarore umunsi mwe kuryoherwa na Kristo gusa, nahise ubuzima bwo kuba rooted and grounded muri we, kuva umunsi namenya ko ari we soko y'ubuzima bw'Imana buri muri njyewe. Imitekerereze yanjye yose narayihinduye, yarahindutse yatori Zakariya yahindurikiwe mu ijambo rye. Nahisemo kuyitera, nahisemo kuyishinga mu byahumetswe n'Imana. Imitekerereze yanjye narayoboye njyana ijambo ry'Imana kuva umunsi mareze tari yamando. Haleluya, haleluya. Ntabwo ngishidikanya kuri kamere yayo, oya, ntabwo mfite imitima ibiri. Aho uri wikore ku gatuza uvuge ngo I am not a double minded guy. Ntabwo ndi umukristo w'imitima ibiri, sinkizera ko ari Imana. Umva, iyo uvuze ngo nturi umukristo w'imitima ibiri, babivuze ngo ntabwo ukivuga ko Imana yica kandi igakiza. Ubuvuga ngo si Imana ishyira bamwe kuzimu ngo abandi bakureho, ya ntabwo ari uko imeze. Si Imana izirinda za bamwe ngo abandi zifungure, ntabwo ari Imana iteza indwara bamwe abandi ikabakiza, ntabwo ari Imana izana ibyago mu bantu, ntabwo ari Imana ikunda umuntu kuturusha yamara kumukunda kuturusha ikamudutwara. Ntabwo ariyo Mana twizeye, ahubwo ngo yo yakunze bari mu isi cyane. Haleluya. Ibaha umwana wayo, bigeze ku byo abantu bavuga byo kwica no gukiza, ihita yashyira akamenyetso, ahubwo ngo yemera gupfa mu cyimbo cyacu. Imaze gupfa mu cyimbo cyacu iradukiza, iba yerekanye ko nta n'umwe yica uherako yibye, nta n'umwe yababaje, nta n'uwo yigeze ijyana ikuzimu, nta n'umwe yigeze izirinda. Ahubwo yarivugiye Yohana 10:10 bavuga ngo umujura niwe wazanwe n'ikindi. Ikindi ni ikihe? Ukwiba, n'ukwica, ukurimbura. Aravuga ati ariko njyewe narabeshyewe. Uhereye kera kose nagiye mbeshyerwa, kuko icyanzanye ni ukugira ngo mubone ubugingo, kandi mubone ubugingo bwinshi. Ku murongo wa 11 tuvuga ngo ninjye mwungeri mwiza. Ngo kandi mwungeri mwiza muzamubwirwa n'iki? Ngo apfira intama ze. Ese kareba seteli yamando hori ya zetayi memoria close. Iryo jambo ni irya Petero. We Petero, ninde wavuze ayo magambo? Ibyakozwe n'intumwa 10:38. Ngo iryo jambo ni irya Yesu w'i Nazareti. Imana ishimwe cyane ngo wa wundi wasutsweho ni Imana, wasutsweho umwuka wera, agasukwaho n'imbaraga, ngo akagenda agirira neza abantu bose, agakiza abo Satani yatwaza igitugu, kuko Imana yari iri kumwe nawe. Imana ishimwe cyane. Ntabwo Imana yaba kumwe nawe nurangiza ngo ujye kuri YouTube uvuge ngo I wish the days of glory to come where the people will die on the pulpit. Ntabwo bibaho. Imana iri kumwe nawe ukiza abo Satani atwaza igitugu, ntabwo uteza urupfu mu bantu. N'Imana rero itanga igaha bose. Ndi kubabwira karakteri y'Imana, iyo niyo nature y'Imana. N'Imana ibahereza kandi ngo ikabahera ubuntu. Imana itakibona kibitize, n'Imana itabona ikosa ku muntu. Iyo niyo Mana nzi, niyo nababwirije uhereye aho natangiye kuganira namwe. So si buri sengesho rero, ntabwo ari buri sengesho usenze rigomba kuba, si buri sengesho ryose risenzwe muzabona abantu bose basenze riba rihura na karakteri y'Imana. Abantu bera gusenga amasengesho hano hanze adahura na karakteri y'Imana. Iyo gusenga kwawe gufite imizi mu kumenya uko Imana iteye, kwakira kwawe guhinduka ihuri, ntabwo kwakira kwawe biba bikiri ihurizo. Iyo gusenga kwawe gufite imizi, iyo mizi kabiri mu kumenya uko Imana iteye, kwakira kwawe biruroha, bimera nko kurya umutsima. Bene data barya hurure,
bakubwira ko ariyo ngo yoroshye cyane kuyirya, abahanga ntabwo bajya bayihekenya. Urakira, haleluya, umira bunguri, uba wakirira mu kwizera. Mana yanjye aka kantu nakagezeho ndumirwa. Iyo turi kwakirira mu kwizera byoroha cyane, kuko kwizera twakiriramo si ukwizera kwacu, ahubwo ni ukwizera twaherewe muri we. Ni ukuvuga ngo niba ari ukwizera twaherewe muri we rero, tukaba twakirira muri uko kwizera, tuba turi kwakirira ibyo twaherewe muri ko. Imana yabidusubije umunsi twakira kwizera. Imana ishimwe cyane. So ndabasengera rero uyu munsi kugira ngo mwenjoyingire muri Kristo Yesu, manifestation y'uko Imana iri. Mwuzuzwe kumenya, haleluya, mwuzuzwe kumenya rwose karakteri y'Imana. Mwuzure kumenya ko karakteri y'Imana ari ukubaha byose mukeneye, kuko niyo yabahaye Yesu. Imana yabahaye Yesu, ntabwo yagarukiye aho ngaho ngo ahubwo ngo nayo kibaha kuba muri we, ngo we waduhindukiye ubwenge bwose buva ku Mana no kugukiranuka no kwezwa no gucungurwa, ngo kandi mumenye kwishobora kubasazaho, niko Paulo yavuze ngo ibasha kubasazaho ubuntu bwose, kugira ngo murusheho gukora ibyiza byose mufite ibibahagije muri byose. Glory to God, haleluya. Data ndagushimiye, nta kintu na kimwe utaduhaye. Mareze tari ya mandere broze klari ya mandrai. Yesu niwe byose twari dukeneye, kandi tumufite turanyuzwe, tumufite turanezerewe, kandi duhagijwe nuko twuzuriye muri we. Haleluya. Aka kanya ndacyaha ingorane zose n'imibaraba yose iri mu buzima bwa mwene data uri hano, yaba indwara, yaba ibyorezo, na buri kimwe cyose umwanzi yakuzengurukije. Icyo kintu ndagicyashye, ndagitegeka, icyo kintu nigihunge nonaha mu izina rya Yesu Kristo. Ndatura umucyo w'Imana ku buzima bwawe, kandi ndatangaza ko uhereye none, haleluya, ubuzima bw'Imana bugaraye atuye isi binyuze muri wowe. Umubiri wawe none ahangaha niwakire gukira kubw'imbaraga z'umuzuko zigutuyemo. Akira intsinzi mu izina rya Yesu, akira ubuzira umuze mu izina rya Yesu, akira kugubwa neza muri byose mu izina rya Yesu. Haleluya. Turi gusoza inyigisho zijyanye no gusenga. Kuva iyi vendredi ndi kwigisha, turi kwiga tukananyuzamo gusenga. Turi kunyuzamo tukabasengera mwene. Nagira mbabwire ngo nta muntu n'umwe utazenjoyirwa ku mbuto zavuye muri ubwo bumenyi tumaze iminsi irenga 30 twakira umunsi ku wundi tudasiba. Haleluya. Ubuzima bwanjye ndabutongera gusenga ku manywa na nijoro. Pray without ceasing. Muri musengesha umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, ngo kandi kubw'ibyo mugumye kuba maso musabira abera bose. Paulo aravuga ngo nanjye munsabire, nanjye ndababwira ngo munsabire, ntabwo kuvuga nshize amanga uko mbumbuye akanwa kanjye, kugira ngo menyeshe abantu bwira ubwo butumwa bwiza, ngo kandi muhore mwiyubaka ku byo kwizera byera cyane, musengere mu mwuka wera. Dawidi nibyo yavuze muri Zaburi, aravuga ngo mutwaturire Uwiteka ku izina rye rifite icyubahiro, musenga Uwiteka mwambaye ibyera, mwabera mwe musenga Uwiteka mwambaye ibyera, abera bo mu isi. Nimwe mfura Imana yishimira zonyine. Aho ngaho ni muri Zaburi ya 16 ku murongo wa 2, ageze mu ya 99 ku murongo wa 9, arababwira ngo mushyire hejuru Uwiteka Imana yacu, ngo musengere mu musozi we wera, ngo kuko Uwiteka Imana yacu ari uwera. Haleluya, haleluya. Hela brosa kari ya mande. Imana yacu irera. Imana yacu yitwa uwera, none natwe yatwisabera. What a glory. Haleluya. Tarema zokari ya mando. Imana yacu irera yatwisabera. Niyo mpamvu tuyisenga twambaye ibyera, kuko turabera. Imana ishimwe cyane. So iyo usenga rero, ugasenga, iyo usenga uyizi, ukabuzi neza kuri umwe nayo, ukamenya ko izina ryayo ari ryo wahawe. 3, ukamenya ko ariko nawe uri muri iyi si. 4, ukamenya uri muri yo nayo ikaba muri wowe. 5, iyo uzi ko haleluya ari yera nawe ukaba uwera, kandi ko uwera yera nk'uko nayo yera, niki cyatuma utaba confident mu kwakira ibyawe? Niki? Reba
akaramanderebo ndagira ngo dufungure mikrofone naho amasegonda 30 uvuge mu ndimi le brasse kerebo shaina wakire ibyo bibwire mana mu ndimi bibwire mu wera unyunyuzere byo rasete ameo ya moza akrashestro komenda aine ekopire mo sandoza haleluya haleluya ele maroza cross za aine amen abonza Lebra koshata muri gutera jalousie abari kuri YouTube kandi bajyaho mbabuza mba nababwiye ngo bazi dusenge noneho tuzajya tujya YouTube nyuma so abizera rero twahawe ururimi rwo gusengeramo. Primarily we pray in tongues as a believers. Dusengera mu mwuka. Nazane abakorino ba mbere igice cya 14 umurongo wa 2 uwa 13 uwa 14 uwa 18. Urwa mbere rw'abakorino igice cya 14 umurongo wa 2 umurongo wa 13 umurongo wa 14 n'uwa 18. Hatazagira uwo bicanga. Dusengera mu mwuka, tugasenga dusengera mu rurimi Imana yaduhaye rwo gusengeramo. Gusengera mu mwuka no gusengera mu ndimi. Hari mwene data umwe utabyemera ahisa refutinga mureba ntago navuga izina rye. Ariko biranditse murongo wa 2 aranditse ngo uvuga ururimi rutamenyekana sabana abwira keretse Imana kuko ari nta wumva ahubwo mu mwuka avuga amayoberane. Umurongo wa 13 ndebera Frederic mirongo ari kuzana ibintu byo muri za Zaburi. Ubu Frederic yagiye ajya muri Zaburi, aracyari muri Zaburi ahantu ntigeze mvuga n'imirongo yagiye kwishaka. Urwa mbere rw'abakorino igice cya 14 umurongo wa 2 uwa 13 uwa 14 n'uwa 18. Frederic rwose ari n'igihe adakurikira wavuga nk'ijambo kuko abaza ahantu biri akahita ajya kurishaka akariteraho, kandi iyo twambutse rwose nta numwe bireba. Umurongo wa 13 reka dukomeze. Aravuga ngo nuko uvuga ururimi rutamenyekana asabe kugira ngo ahabwe no gusobanura. 14 ngo iyo senga mu rurimi rutamenyekana umwuka wanjye urasenga. Paulo abisobanura neza. Iyo asenga mu rurimi rutamenyekana ngo umwuka urasenga. Ngo ari kubwo bwenge bwanjye ntibugira icyo bwungura abandi, bivuze ko nyine bwungura we wenyine nkuko yabivuze ku murongo ngo hejuru wa 2 ngo sabana abwira ahubwo ababwira Imana kubera ko nta wumva nyine. Kuko mwuka bavuga amayoberane twarabyize kandi twarabyakiriye. Aha ndi kubwira especially abantu bavuze mu ndimi bwa mbere turi muri izi nyigisho. My sisters, my brothers, enjoy it. Mugomba kwitoza gusenga kenshi cyane. Mugasenga kenshi cyane mutavuga mu Kinyarwanda, mutavuga mu Giswahili n'Icyongereza, mutari kuvuga mu Kigujarati. Murongo wa 18 Paulo aravuga ngo nshimira Imana yuko mwese mbarusha kuvuga indimi zitamenyekana. Haleluya. Hey, saramakoshe teria. Mwari byumvisha ibanga rya Paulo mwabantu ngo nukuvuga mu ndimi akavuga mu ndimi kurusha abakorinto bose udakuyemo n'umwe. Nawe rero kuvuga mu ndimi rwose kandi uzivuge nta n'umwe uzagutangira urushe abanyarwanda bose. Uvuge mu ndimi kurusha abanyarwanda bose, urushe abaguju. N'abaguju bose barushe. ya so twabonye ko gusenga wizeye ari ugusenga wahawe, kandi icyakiriye ukakibona cyangwa se ukazakibona. Twabonye ko gusengerwa n'abakuru b'itorero atari umuziro nabyo, ahubwo kwibeshya ko bashobora kugusabira cyangwa se bakagusengera banarangiza bakakwakirira. Twabonye ko ariyo scam iri on top. Bibiliya iravuga ngo natumire abakuru b'itorero bamusengera. Ese aba bakuru b'itorero baramutse bamusengeye ariko batizeye byagenda bite?
ibyo nabyo twarabyize twabihereyeho. Abakuru b'itorero nabo hari igihe basenga bagasenga batizeye, baramutse basanze uyu muntu i Butaro baramusezereye kubera ko kanseri yamurenze, basabira divine healing, bakasabira kwiyeza kuko agomba kuva mu mubiri nk'uko dogiteri yavuze agenda bite bibayeho. Ndabivuga twagiye gusengera umukobwa umwe i Butaro bari barasezereye, tugezeyo bene data batangira kumwatuza ibyaha, ndavuga ngo ishyano rirabaye, ndavuga ngo ndahumaniye neza neza. Mbajije impamvu mwene data umwe urambwira ngo ga wowe nubwo ko kuza utitegereza, nubwo uza uterekwa nturatora ko iminsi yibaziga. Come on, abakuru b'itorero b'iyi minsi, nawe yari umukuru w'itorero. Mana yanjye, reka nkubwire, isengesho ryanjye, isengesho rya man of God ntabwo ari ryo rigena gukira no gupfa kwawe. Yasenga na kwizera, yasenga na kutizera, it doesn't matter. Yakobo yaravuze ngo iha bose itimana, baba babi cyangwa beza, baba bakijijwe cyangwa badakijijwe, baba basenze bizeye cyangwa batizeye, baba basenze neza cyangwa nabi. Imana muri karakteri yayo ngo ntabwo yimana, iha bose itimana, itishama without blame, ngo ntabwo ireba ikibi ku bantu. So ikintu kimataringa ni ikirero, ikimataringa ni ukwizera kusengerwa, kuko usengerwa niwe wakira. Iyo wakira rero uhitamo ibyo wakira n'ibyo rejecting. Imana ishimwe cyane. Uwo muntu wari urwaye kanseri nge ntabwo namwatuje ibyaha, ahubwo namwatuyeho gukira mu izina rya Yesu. Nimba urwaye aka kanya ndakwaturaho gukira mu izina rya Yesu. Ndibuka ko yari amaze ibyumweru adasohoka mu nzu kubera ko ibihaha bye ngo byari byarangiritse, ariko ikimenyetso cyanamamirije yuko yakiriye gukira nuko yatubwiye ko umuriro wari uri kwaka mu nyama ze zo mu nda no mu gatuza ke, ibihaha bye byari byaratangiye kuribwa, byari byarabaye eaten, cancer yari yaratangiye kubirya. Icyo gihe yahise asohoka hanze, ntiyajyaga agera hanze ubundi, n'idirishya ry'icyumba cyahoraga gifunze. Maze gusohoka hanze turifotozanya turaganira, iwabo bafite ubwoba bari kuvuga ati none urahita uhuhuka. Araje aravuga ngo ndanabaherekeza mbageze ku muhanda. Imana ishimwe cyane, bwaracyaga akampamagara akambwira ati ubu ndi kugarura ubuzima, ndi kugarura ubuzima bwa kera. Kavuga ngo restoration iri kuba rwose, ndi kubyumva, ndi kugenda mpembuka, ndi kumva akayobe kari kugaruka, umusatsi uri kumera buke. Buri munsi twakundaga kuvugana haza gushiramo n'ibyumweru bingahe tutavugana, buke telefone irampamagara barambwira ngo mushiti wawe yashizemo umwuka. Ndavuga nti what? Ndabwira tuwonzi ngewe yarakize. Abaza se uwashizemo umwuka ni wa wundi nicyadutegereza undi? Barambwira ati ni wa wundi. Nanjye nabaza ni none amagambo yavuze bwa nyuma na yahe yashizemo umwuka te? Nujya gukuzura umuntu uzajya ubanza ubaze ngo icyamwishe kugira ngo umenye abadayimoni wirukana. None wabimbwiraga arambwira ati rwose nuze kugira ikibazo, yagiye nk'umukozi w'Imana, yadusezeye ku mugoroba, twataramye hano, yaranezerewe ari kuririmba, arangije aratubwira ngo agiye gupfa ngo ariko ntituzamuririre. Afata igitabo cy'indirimbo ahighlighting indirimbo, atwereka izo tuzajya dukoresha mu kiriyo cye, arangije ajya kuryama. Mu by'ukuri twebwe twumvaga ari kujokinga kuko yarakomeye, ntabwo yigeze aba strong nko ku mugoroba uko byari bimeze, ariko ntabwo yigeze abyuka, ntabwo yakangutse. Ndamubaza ni none ninde baherukana vuba ahangaha? Ninde uheruka kumusura? Ko mbizi ko yakize, aherutse amaze iminsi abahe. Arambwira ngo ni umushumba we. Murabumva bakuru b'itorero tena, ni umushumba. Arambwira ngo umushumba we yaramubwiye ngo Imana yamubwiye ngo gukira kwe nuko akanya gato Imana imuhaye. Yamuhaye akanya gato ko kugira ngo yiyeze, yitunganye, yiyuzuze n'abo yahemukiye, asezere imiryango yose n'abaturanye. Can you imagine? So gukira kwawe rero no kubaho kwawe bishingiye mu kwizera, cyangwa se bishingiye mu kwakira ibyo ubwirwa, kandi binashingiye mu kwanga kwakira ibyo ubwirwa. Iyo umukuru w'itorero z'ubuzima ku buzima bwawe ukabwakira ubaho. Iyo ndi mukuru w'itorero avuze ubuzima, urupfu ku buzima bwawe
warangiza ukarwanga nabwo ubaho. Iyo unavuze ubuzima ntubwakire ugasezera nabwo uragenda nyine, ariko niyo hari uvuze urupfu ukanga gusezera, ahubwo aho ugezeho gusezera ukabaramutsa gusa nabwo ubaho. Haleluya. Pawulo nibyo yabwiye Abakorinto mu rwa mbere igice cya 3 ku murongo 22, arababwira ngo byose ni ibyanyu bene data. Arababwira ngo naho yaba Pawulo cyangwa Polo cyangwa Kefa, arababwira ngo isi cyangwa ubugingo cyangwa urupfu, arababwira ngo ibiriho n'ibizaba, arababwira ngo byose ni ibyanyu. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo uvuge ngo byose ni ibyanjye. Ndagira ngo aho uri wature kuhisemo ubuzima mu gihe cyo kubaho, kandi lebrazo tari yamande lebroze, uhisemo ubuzima mu gihe cyo kubaho, kandi urupfu narwo nubishaka nyine uzaruhita igihe uzashakira, pani igihe rwo ruzashakira. Abafilipi 1:21, Pawulo aravuga ngo erega ku bwanjye kubaho ni Kristo kandi no gupfa bimbereye inyungu. Can you imagine this man? Kubaho ni Kristo no gupfa bimuhindukiye inyungu. Ngo ariko rero niba kubaho mu mubiri aricyo kizantera gukomeza kwera imbuto z'umurimo wanjye, sinzi icyo nahitamo. Ku murongo wa 23 aravuga ngo iwe mpeze murunga bangabo, ngo kuko nifuza kugenda ngo mbane na Kristo, kuko ari byo birushaho kumbera byiza cyane. Mwumvishije za nyungu. Aranje aravuga ngo nyamara ku bwanyu ho kuguma mu mubiri nibyo binkwiriye. 25 ngo nuko rero ubwo nizeye ibyo, nzi neza, I am having this confidence, ngo nzi neza yuko nzagumaho ntagumana namwe mwese kugira ngo mujye imbere mwishimire kwizera. Birangiye Pawulo ahisemo kubaho. For me to live is Christ and to die is a gain. How then death? How then death? How their death is a gain. Gupfa ku binyungu gute? Gupfa ku binyungu z'umuntu ryari? Gupfa ku binyungu iyo atari ugupfa. Gupfa kukubera inyungu iyo uko gupfa atari ugupfa, ahubwo ari uguhitamo kugenda. Imana ishimwe cyane. Rero iyo uhisemo kugenda, ukagenda ukagera iyo ujya, ukahagera uvuye n'ahangaha mu mubiri, ukajyayo ku bushake bwawe atari amahitamo y'abandi cyangwa ngo amahitamo y'iyi si, nibwo ubona ko gupfa ari inyungu. Bene data, urwa mbere rw'Abatesalonike 4:13 ngo ntidushaka ko mutamenya ibyo abasinziriye, mutababara nk'abo abandi badafite ibyiringiro, ngubwo twemeye yuko Yesu yapfuye akazuka, ngo aba ariko twizera yuko Imana izazana na Yesu abasinziriye muri we. Haleluya. Umurongo wa 18 nuko mumaranisha imibabaro kubwirana ayo magambo. Imibabaro yacu imarwa n'iki? Imibabaro yacu imarwa nuko tutazapfa, ahubwo tubayeho byiteka ryose. So ni inyungu kwimuka rero ukava mu nzu imwe ukajya mu yindi iyo ugiyemo ikaba ifite ubwiza burusha ubwiyambere, ariko birushaho kuryoha cyane iyo landlord atari wakwirukanye. Ngo mwisi ntiyasakaye buri wese yanyagirwa, ngo landlord wiyisasohora uko ashaka. Iyo landlord atakwirukanye mu nzu ucumbitsemo ukifatira umwanzuro ukava mu ya 500 ukajya mu ya 2,000,000, uba ugiye mu bwiza buruta ubundi. Iyo uvuye muri iyi ngando turimo ukajya mu yindi ngando, iyo ngando ukayijyamo wabitekerejeho kandi wabipuranifiye, gupfa kukubera inyungu. Imana ishimwe cyane. So itangazo rero rya mbere ngufitiye Olivine niri, itangazo rya mbere ngufitiye we Mama Natani, nuko landlord, haleluya, nyiri byondo, nyiri uyu mubiri uwaduhaye uyu mubiri, nagira ngo mbabwire ngo niwe nyiri urundi mubiri mwiza kurusha uyu. Ntago mubyumvishe. Nyiri uyu mubiri ni nawe ufite indi nzu ifite ubwiza buruta ubw'uyu mubiri, kandi kigeretse kuri ibyo ngibyo ni inshuti yanyu abizera mwe. Niwe data, biravuga ngo niwe Mana ishimwa. Haleluya. Amaso yacu tuzajya tuyahoza kuri we. Kubera iki? Kuko niwe waduhaye byose dukeneye turi muri uyu mubiri. Impamvu tunezerwa nuko tuzi neza ko tubasha no kumunezeza iteka ryose turi mu mubiri cyataho, kuko ngo niwe uduha kuba Kristo Yesu twamubamo, ngo ntagire ikosa na rimwe tubonamo. Ngo buriya ngo Man of God yari yaratangiye kwishyira hejuru, Imana ngo ihita imukura muri iriya nzu. Ntabwo ariko bimeze.
ntabwo Imana ibona uko kwishyira hejuru kwawe, ahubwo ngo ishami ritera imbuto arigira gute? Ari lifting up. Twarabibonye ngo ararihwanyura. Uko guhwanyurwa ni ukurikura kuri level ryari ririho, kuko ryari riri munsi y'andi mashami, photosynthese ntirigeraho neza, ubundi akarishyira hejuru y'ayandi zikakira akazuba. Kariya kazuba ni neza y'Imana. Kariya kazuba ni ubutumwa bwiza duhora tubwiriza aha ngaha. Hari igihe biba byananiranye, hari igihe bya bikaragiteri bibyuka, bamurembye ngo zanjye somi ngo muri yanda mwanya ndushe mu gihe zashaka kubyuka jya uzirimbura uzice pe. Imana ukuntu zirimbura ugira gutya nyine, waba uri gukubagana kuri stati z'abantu, kabuguye kuri stati ya beta, kabuguye kuri stati ya ovani, ukinjira ugasanga izuba riri kurasa. Imana ishimwe cyane. So nimubwira abantu baze, ubundi izuba ritarasa. Bibiliya ivuga ngo rizarasa, ngo rifite gukiza mu mababa yaryo. Imana ishimwe kuko muri Kristo Yesu ariho iduhera ubuntu kandi kaduhera iby'ubuntu byose biri muri we. Niyo mpamvu nakuye amaso kubigaragara. Haleluya. Imana ishimwe, amaso yanjye nayakuye kubigaragara. Oh haleluya. Ramos sakari yamando, ibigaragara hano mwisi nyahanga kuri we, nyahanga kuri Kristo. Impamvu nayahanze kuri we nuko agira imvugo imwe gusa. Ntabwo ajya avuga ngo hoya, ntajya avuga ngo nzaguha ubutaha, ntabwo ajya kubwira ngo rindira nzaza ubutaha, ntabwo ajya kubwira ngo hari aho mbigeze mbikemura, ahubwo yarangije kubitanga kera. Ntabwo yigeze yimana. Buri muntu wese uri hano aho aherereye hose ku isi ndamusengeye muri aka kanya kugira ngo amaso ye ayakure kubigaragara, ayahange kuri Kristo. Ramazete lemoria lebrazo tokori bashete le mondre zetai. Imana ishimwe cyane. Abirirwa bavuga ko bafite ibihamya by'ibifatika bose, abirirwa bavuga ko ngo ibyo bihamya by'ibifatika ngo ari byo bituma batarambirwa kumukurikira, abo bantu barahumye, amaso yabo nahumuke mu izina rya Yesu. Iki twemeza ko tumufite si ibihamya by'ibifatika, ahubwo ni umwuka uri muri twebwe. Abari mu mwijima bose nibakire guhumuka, nibakire umucyo wa Kristo. Imana ishimwe cyane. Byatewe n'ibyo barozwe imyaka yagiye itambutse, iyo abo bose nibakire guhumuka mu izina rya Yesu. Lebrasa karamakosheteria. Ndabizi hari abantu bagiye bategekwa kugira ibyo buzuza kugira ngo Imana igire ibyo bakorera. Ababeshywe ko hari kondisiyo runaka batujuje, ngo bityo ngo Imana ngo ikaba hari igihe itabumvise cyangwa se itabasubije. Ababwiwe iby'inzego ngo batarageramo kugira ngo babashe gukorana nayo. Abarozwe bakarogwa ngo ibintu by'ibidoktrine by'imfunguzo n'inzugi ntumbaze aho bifungura, ngo hari inzugi batarafungura, ngo hari inzugi zitaragufungukira. Abo bantu babasikaminze, abo bantu babaye scammed bose mu izina rya Yesu Kristo ndabasengeye. Bantu basikaminzwe bakababwira ko hari ibigomba kubanza gukorwa, bakababwira ko hari ibitambo bigomba kubanza gutambwa mbere y'uko Imana ibasubiza. Abo bose guhera none imitekerereze yabo nihindurwe n'ijambo ry'ukuri. Nimwakire umuti w'ubuzima. Haleluya. Mwakire amaso ahumutse. Nimukopareze taramondreze taine. Nimuzongere kuyobya ukundi. Feva y'Imana nibabeho mu izina rya Yesu. Ibisubizo by'ibyo mwasengeye biri kumwe namwe. Nta gutinda guhari. Mwakire manifestation y'ibisubizo muri mwebwe. Rasekere bosha lamandere boria. Ndasenga kandi ndasenya izo ndwara zose, indwara bavuze ko zidakira, buri cyago cyose ugendana mu mubiri, isi yaburiye umuti n'urukingo. I command you to be healed in the name of Jesus. In the name of Jesus. Now, akira gukira, akira gukira, akira gukira bamutaraga wese. Haleluya. Ahantu hose ni hakire, ahantu hose ni hakire gukira mu izina rya Yesu Kristo. Ikindi kandi akira icyerekezo. Marabasa karema sonda rebori ya klari ya mo. Akira feva kiri neza y'Imana. Kuva uyu munsi wakire kandi umenye icyo gukora. Marabasanderebo, icyo gukora cyaguhesha kubaho ubuzima wifuza hano muri iyi si. Akira, receive a divine guidance in all of your endeavors in the name of Jesus Christ. Oh hallelujah, what a blessing, what a joy. I have a joy in my heart. Nizere ko muri gusengana nanjye kandi nubwo mutafunguye mikrofone zanyu ko nararangiza kubwiriza. Nimba mutari gusengana nanjye ubwo wabona mutari kwakira. Oh barasa baramakos krateria. Yakobo yaravuze ngo atume abakuru bitorera musengera, ngo nibarangiza kumusengera se bamusigira icupa ry'amavuta.
bamusigire akantu k'agatambaro gasizwe nyine kari anointed, azajya akoza mu gahanga niyo mvuba bare bugarutse. Ndashaka wandike muri comment yego cyangwa we. Andika muri comment nimba ari byo Yakobo yavuze. Yaravuze ngo bamusigire akabido k'amazi y'umugisha. Andika muri comment yego cyangwa oya. Amazi y'umugisha ajyanywaho gake gake, nabona agiye gushira yafungure. Uyu mugisha nawo ugabanuka bakawutubura, nawo njya nkukemana. Nta hana batubuzi batageze koko. No mu mugisha ariyo kandi barikwije, bari well equipped. Waragiye uvomye amazi hano hepfo ku isoko ya nyina wa Jambo hari hepfo Kibeho muri Nyaruguru, none uri kuyatuburira mu majerekani uhereza karitsiye. Shayo no mugisha mutuburano tu. Ariko Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ishimwe ngo ariyo nze, haleluya, ngo yaduhereye muri Kristo imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru. Ni imigisha idatuburwa kuko idashobora gutuba, nta n'uwayitubya. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Ndikumva mfashijwe, ndikumva twakrozinga. Hari umuvandimwe hano sinzi niba yaje ageza akunda kudusura kenshi cyane, yigeze ambwira amakuru y'umuntu wa hafi mu muryango uburyo ajya musura karara ngo ari ku munsi umwe bwamwiriyeho atarataha yanga no kurara. Aramwinginga rwose rara hano ni iwanyu, dore ni kwa mukuru wawe, dore ni kwa basaza bawe. Aramutsembera neza aramubwira ati dore rwose ntago naharara. Aramubwira ati ku kazi kawe ni hafi, wanazinduka ukagenda koga ugahindura niba utagendanye ka kaenda k'imbere. Ariko rwose nta mwari w'umuryango we wacu wo kugenda ibicuko n'amajoro. Rara rwose rara, urategeye mu gitondo urazinduka. Aramutsembera aramubwira ati ntibikunda, ngomba kugenda, ntanagiye nafata moto. Araje arambwira ati mbwiza ukuri, nibiki wokeje bigiye gushirira? Arambwira ati reka nkubwiza ukuri. Arambwira ati ngaho mbwira ukuri. Amujyana ku ruhande, arambwira ati Aposo yampaye amavuta. None ntabwo nibutse kuyagendana, ubundi nzi ko ndi burare ndayagendana. So ndaye rero ntayisize nahura n'ibibazo, abadayimoni banigira iwawe kandi naba nizize. Aposo iyo uza kuba uri hano mba nkubwiye Aposo, mbega Aposo we, uherutse kwivugira ko rero woroza abanyarwanda ukaba warazanye uburozi butaba muri Bibiliya, none ni nawe wadukanye ibintu by'amavuta yejeje abantu mu bubata bwawe. Wigize Farawo sha, Imana irakubwira ngo let my people go. Haleluya. Igihe kirageze kugira ngo tuvuge, igihe kirageze ngo tuvuge dushize amanga. Muri mwebwe hari uherutse kunyiherera narampugura ambwira ati reka njye nkubwiye nkuhana, dore ndanakuruta, ndambwira ngo ngureze amatwi. Arambwira ati jya ubwiriza Yesu. Ntiyego, ariko abagaragu b'abandi bareke. Ati ntabwo ari bahamagaye, ahubwo bafite uko bazabarana n'uwo bahamagaye. Arampugura pe, nanjye sindakabata. Arambwira ngo buri wese azabazwa ibye. Sorempe rero jya uvuga ibyawe, nabo bareke bivugira ibyawe. Mvuga ukuntu namusubije. Yabasa. Cyambere naramubwiye ngo nta byanjye nzavuga n'umunsi n'umwe. Namubwira ni nanatekereza ko nzongera kubivuga, nkongera kubisubiramo. Igihe navugiye ibyanjye cyararangiye, ndamubwira ngo ariko nzabisubiramo ari uko ingurube yarebye hejuru. Nuko nguko namubwiye. Cya kabiri ndangije ndamubwira nti mbere yo kumpugura nabanze agende atangirire guhugura ku muntu utarihanganiye abafarisayo muri Matayo 12:3-4. Umuntu utarabihanganiye akababwira ngo mwabana b'inciramo, akababwira ati mwabasha gute kuvuga amagambo meza muri babi? Akababwira ngo ibyuzuye mu mitima yanyu nibyo akanwa kavuga. Noneho ntanabashyiramo imiyaga, arongera basanga muri Matayo 12 ku murongo wa 33 inyuma gato. Arababwira ngo ye serpents, you generation of vipers, how can you escape the nation of hell? Ngo mwanzoka mwe mwabana b'inshiramo muzahunga muti iteka ry'igehinomu. Uwo nguwo nabanza agenda amubwire abwirize Yesu we, noneho areke n'abagaragu b'abandi b'abafarisayo babwirize ibyabo, bazabarane n'ubahamagaye. No,
ugenda uhagure n'uwabwiye abafilipi akababwira ngo mwirinde za mbwa, mwirinde za nkozi z'ibibi, mwirinde abakeba gukeba kubi. Uyu munsi barahari bantu bari gukeba kubi, bafite imikebyo n'imikebo, bari gukebesha amavuta, bari gukebesha ibyacumi, bari gukeba nabi we, kandi bari gukeba nta kinya. Bari gukeba nta kinya, bafite operasiyo zirenze za gisirikare. Operasiyo wasizwe se ngiye mfite umwera uratuma mbamaje mbabarira jize niko bafite za operation umubare ntiwa ziruti za gisirikare. Ngaho operasiyo Hagayi iyi ntago mwayimenye, irakubwira ngo muze twubaka inzu y'Imana, ngo iyo no operasiyo nayo iyo nta kinyigira, kuko irakubwira ngo gurisha utwawe, ngo fata credit uzane twubaka inzu y'Imana, kandi ari we inzu y'Imana kandi wubatse. Iyo operasiyo yitwa ngo fast fruit yise ntayo mwamenye. Iyi ngi rero ahirengeye itangira ikubwira kuzana umushahara wa mbere umushahara ngo uhembwe bwa mbere ukibona akazi, nyine ukiva mu Buhinde ubonye akazi na wayinjiramo bakakwibiramo shaho kuko uri muri operasiyo, bakakwibiramo n'undi wa mbere uzahembwa wabonye akandi kazi ahandi. Uri kumva ngo ni fast fruit, ngo ugiye gutanga ngo operasiyo ya fast fruit, ngo ukibona akazi uvuye ku ishuri iyo fast fruit ukayizana ukwezi kwa mbere nturenyo ku gitenge yarakwishyuriye ukamusiga iheru, ukajyana fast fruit yose ukayijyanira man of God, yarangiza ngo kuko uri muri operasiyo akazongera akakwiba n'undi mushahara wa mbere uzakorera wabonye akandi akazi ahandi wavuye mu kambere. Bakakwibiramo, barakwiba, baraza bakakwibira no mu wundi wa mbere uzahembwa wabonye akandi kazi. Iyo utayisuyisohokamo rero ngo bimenye iyo operasiyo igutwara umushahara wose ukwezi kwa mbere ku mwaka mushya twinjiyemo, ngo ni umuganura. Ubutani bagutuma umuganura, jya umamagara nkubwira ijambo riri mu mategeko, ubereke ko abatambyi bonyine atari bo bawuryaga, ahubwo ngo uwawufite yagombaga kuwujyana akawusangira n'umurewe n'abe bose. Niko ijambo ry'Imana rivuga ngo n'umusuhuke wasuhukiye iwawe n'umushumba w'inka ujye ubabwira bagucumbikire ku rusengero, bashyira ibisabwa byose kugira ngo umushahara wawe w'ukwezi kwa mbere uzajya urira kuri caci utahaba, numara gushira ubundi uzataha. Iyo ni operasiyo Hagayi. So nubacikiraho bazazana operasiyo yitwa Covenant Seed, bazana operasiyo yitwa Isaka, bazana operasiyo yitwa Hana. Iyo Hana niyo yitwa ngo ni Samuel Seed, bakuzanira operasiyo yitwa ngo ni Heaven Seed, bita ngo ni Thanksgiving. Izo ni za operasiyo. Hari indi yacanze yitwa ngo ni Open Heaven Operations, nizo kumurika ibyacumi mukamurika imbere y'umushumba, mukabizana envelope zifunguye, bazita ngo Operation Open Heaven, Operation Nehemiah. Murayizi siyo ngiyo? Ntago mwayimenye mutarubatse hoteli z'idini. Iyitwa se ngo 100-fold return operation, iyo ngiyo murayizi. Ariko hari yatumye nkatiriza operasiyo ndavuga nti noneho iyi yadutse vuba, iyo yitwa ngo Redemption Seed Operation. Ngo give 1K USD as an atonement seed, iba kwa Pastor Matthew Ochimolowo. Izo operasiyo zose nugukeba kubi. So abakeba gukeba kubi rero Paul yabise ngo ni wolves, yabise ibirura, yabise imbwa, yabise evil workers mu Bafilipi. None twe tubashyiramo imiyaga, turacyanavuga titles zabo zo mu idini, turacyabita abakozi b'Imana, none ngo uri kumugura. Acha blague, izo muguro ntazo nakiriye, genda ubanze uhugure bari. So uyu munsi rero turi gusoza izi nyigisho, ndashaka ko hari icyifuzo dusengera. Mumbabarire gatoya, ndashaka ko hari icyifuzo dusengera, muve mu gukebwa kubi mu izina rya Yesu. Icyifuzo dusengera ndashaka ngo tugisengere twizeye, kandi ubwo tugisengeye twizeye bivuze ko tugisengeye twakiriye igisubizo cyacyo right now, kandi turenda tukibona right now. Tugiye gusengera boldness, tugiye gusengera gushira amanga, tugiye gusengera gushira amanga.
ninde ushyigikiye ngo ashyire akamenyetso ka Yesu hano kuri screen anyereke ko tugiye gusengera gushira amanga? Ikintu dukeneye cyane hagati muri iyi generation y'abantu biyobagiza, dukeneye gushira amanga tukavuga ijambo ry'Imana dushiza amanga. Mukanyamuye n'umuvuga butumwa ambwira ko ngo dukwiriye guhaguruka tukajya za Rubavu, ngo tukajya kubwiriza abantu bari mu ngo z'i Rubavu. Ndangije ndamubwira nti oya ntabwo bibaho. Ndamubwira ngo tugomba guhera hano mu ikaritsiye, mwereka umuturanyi we w'imbere yahasohokera. Ndamubwira ati tugomba guhera muri kiriya gipangu nge nawe. Arangije arambwira ngo oya, ngo bara ntabwo babyemera, baba wiruhirije hose. Ndamubwira ni oya, ntabwo uzi nimba babyemera cyangwa batabyemera, kuko ibyo ngibyo ntabwo twabihawe. Kumenya bari bwizere n'abatizera si ibyacu, ibyacu ni ukubwiriza ubutumwa bwa Kristo Yesu, tukabubwiriza with simplicity, kandi tukabubwiriza duhereye muri karitsiye yacu yitwa Yerusalemu. Isamariya ngo za Gisenyi tuzaba tujyaho mu minsi itaha, tuzajyayo ariko twarangije intanga. Ndamubwira nti keretse nimba sha uri gutinya akarengane ko mu ikaritsiye. Akarengane ko mu ikaritsiye ni kabi. Wowe uri gutinya gusekwa no gucibwa amazi n'umuturanyi wawe, urashaka kujya za Rubavu. Ukeneye boldness, vuga ngo boldness. Haleluya. Marasakare mosari ya mama. Haleluya. We wanze kubwiriza ubutumwa iwanyu, wanze kubwiriza ubutumwa ababyeyi bawe, ngo ntabwo bakwemera, ngo ntabwo bakwemera, ngo na Yesu ntibamwemeye, ngo impamvu batakemera, ngo nabo n'abanyedini, barumuna bawe, basaza bawe, bashiki bawe. Wanze gusekwa nabo kuko n'ubundi basanzwe bavuga ngo waraho bagiye. Ukeneye kwakira gushira amanga, tugiye gusengera gushira amanga. So mbere yuko rero dusenga, tugiye kureba ibyabaye kuri Petero na Yohana bari kubwiriza ubutumwa bw'izi Yerusalemu. Ndabasomera gusa. Frederic nushaka ibyanditswe ntubishyiremo, ntega amatwi mu kanya nawe ugiye gufungura mikrofone, tuvuge dushiza amanga. Abo twigana, abo dukorana, tugomba kubabwira ubutumwa bwiza, kandi ubutumwa bwiza bujyana no kuvuga icyiza, bukanajyana no gusenya ikibi aho kiva kikagera. Marasekerebo. Hari ukuntu izi ntumwa zisobanuye imbere y'abacamanza bo mu rukiko rw'i Yerusalemu. Turareba nuko bene data basenze, ntabwo ndi bubisobanure, turabisoma. Nitumara kubisoma ubundi tubisengeremo. Barasenze bamaze kumva ibyabaye ku ntumwa, natwe turahita dufatiraho dusenge. Imana ishimwe cyane. Ngiye kubasomera ibyakozwe n'intumwa igice cya 4, ndihuta cyane. Nahageze ngewe ngo bakivugana n'abantu, abatambyi bazana aho bari n'umutware w'urusengero n'abasadukayo. Babajwe cyane nuko bigisha bababwira yuko kuzuka kw'abapfuye kwabonetse kuri Yesu. Barabafata, maze kuko bwari bugorobye babashyira mu nzu y'imbohe kugera mu gitondo. Ngo ariko benshi mu bumvise iryo jambo ry'Imana barizera, umubare w'abagabo uragwira uba nk'ibihumbi 5. Bukeye bwaho abatware n'abakuru n'abanditsi bateranira i Yerusalemu, na Ana umutambyi mukuru, na Kayafa na Yohana na Alexandre n'ab'umuryango wose w'abatambyi bakuru. Umurongo wa 7, babata hagati barababaza bati, n'imbaraga ki cyangwa n'izina ki ryabateye gukora ibyo? Umurongo wa 8, ngo nuko Petero yuzura umwuka wera arababwira ati, batware b'abantu namwe bakuru, uyu munsi turabazwa ibyo twagiriye neza umuntu wari uremaye, kandi turabazwa icyamukijije. Ariko mumenye mwese n'abantu bose bo mu Isiraheli yuko ari izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti uwo mwabambye. Mwumve boldness. Imana ikamuzura, ari ryo ritumye uyu muntu ahagarara imbere yanyu ari muzima. Umurongo wa 11, ngo Yesu niwe buye ryahinyuwe namwe abubatsi. Nshaka Mana yanjye. La brasa karamakos kraterie. Wanyereka nka beta ari kubibwira umushumba we, kamubwira ati niwe buye ryahinyuwe namwe abubatsi. Ubumpano bwabyuka amuhugura, akamubwira ati natwe twabaye mu Buhinde, ariko ibi bintu barabidukoraga ntabwo twigeze tuvuga. Shiramanga yaravuga ngo niwe buye ryahinyuwe namwe abubatsi, kandi ryahindutse irikomeza. Wa 12, ngo kandi nta wundi agakiza kabona ababonye kubakanyisha barabarekura, babuze uko babahana batinya abantu, kuko bose bahimbazaga y'abantu. Ngo kuko uwo muntu wakorewe icyo kimenyetso cyo kumukiza yarashaje imyaka 40 avutse. Ngo nuko barekuwe basubira kuri bagenzi babo, hahandi tugiye gusengera. Rero bageze kuri bagenzi babo, muri twebwe kuko babitwandikiye turi bagenzi babo. Imana ishimwe cyane ngo babatekerereze ibyo babwiwe byose n'abatambyi bakuru n'abakuru.
ngo nabo babyumvise bavuga ijwi rirenga n'umutima uhuye. Hari abantu tugiye gusengana duhuje umutima, twemeranyije yuko tugiye gusaba boldness, tugiye kwakira kandi boldness, kandi tugiye kubona boldness. Ngo babwire Imana bati databuja, hey haleluya, barayibwira ngo niwe waremye ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose, kandi wavugiye mu kanwa ka sogoruza Dawidi umugaragu wawe ubivugisha umwuka wera uti niki gitumye abanyamahanga bagira imidugararo n'abantu bagatekereza iby'ubusa? Abami bo mu isi bateje urugamba n'abakuru bateranirije abo yasize. Muri kubyumva bahereye mu byanditswe kuwo yasize, none babigezeho baravuga ngo dore ngibi biri gusohora. Nagira ngo babwire ngo biri gusohora uyu munsi, ngo kandi koko Herode na Ponsiyo Pilato hamwe n'abanyamuyu umurwa, ntabwo muri uyu murwa ibimenyetso n'ibitanga mu izina ry'umugaragu wawe Yesu bagisenga. Ako kanya bamaze gusenga, aho bari bateraniye haba umushyitsi, bose buzuzwa umwuka wera, ngo bavuga ako kasakarandere boriya. Ikintu kiri bukwereke ko wabyakiriye nuko ugiye gutangira kuvuga nawe, ngo bavuga ijambo ry'Imana bashize amanga. And when they had prayed, the place was shaken where they were assembled together, and they were all filled with the Holy Ghost, and they spoke the word of God. They spoke the word of God with boldness. In the name of Jesus Christ, tugiye gusenga mu minota ndine yonyine, kuko nabatse kugeza na 10. Dusenga iminota 4 guhera uyu munsi, turatangira kuvuga ijambo ry'Imana dushize amanga. We are going to preach the gospel of our Lord of Jesus Christ with a corporate boldness. Please open your microphone now. Tugiye gusenga, twakire gushira tusoza ya masengesho, dusoza izi nyigisho. Nizere ko warangije gufungura mikrofone yawe, ugiye gusenga wakira gushira amanga.
Oh, hallelujah, 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 amen, amen, amen. Cumi n'umwe zageze ukomeza kuvuga mu ndimi araduhanurira. Dore ngo ndavuga ngo araduhanurira bagahita bafunga bose ra. Eriko shatariabo. Okay, come on, please, come on. Dore kandi impano aba bantu babujije kugira guhanura. Yada satakariada rakote bodi shataya rebo santo reko shataka reko sataria rebo lebosha. So you going to prophesy with cross the microphone. Mano we kuwa kane uzampamagara uzambaze ko ntakoze ubundi utumire aba bapisi babiri nkwereke. Tuzabahanisha guhanura isaha bonyine nta wundi bavangira. So rero ubwenge bwanyu buri blessed mu izina rya Yesu. Akanwa kanyu akanwa kanyu kari blessed, amaso yanyu ari blessed, uko mwambaye biri blessed, uko mugenda bihesheje abababona umugisha. Amikasiro ahubwo muzuye ubuntu n'ukuri. Haleluya. Muri abana b'Imana mugiye ku comforting isi, mugiye kuvuga mushiza amanga, umuntu ku wundi, urugo ku rundi, umudugudu ku wundi, akarere ku kandi, imirenge ku yindi, imijyi ku yindi, ibihugu ku bindi, mugiye kuzenguruka imigabane muvuga ubutumwa bwiza kandi mushize amanga. That says the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Hallelujah, 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 hallelujah. Glory to God, glory to God. Hallelujah, hallelujah. Imana ishimwe cyane, urakoze cyane kandi Papa Olembe, uri umugisha, warahezagiwe cyane, n'umugisha cyane ko tugufite ku wa kane. Mwabyumvise umukoro mwahawe. P square pieces